Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Shalom shalom, mwebwe mwese aho muherereye ndabasuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe mwebwe mwese. Hanyuma uyu munsi nifuje yuko twabazanya kano kantu, twungurana ubumenyi kuri iki kintu. Ese abavukiye mu itorero, abagiriwe ubuntu bwo kuvukira mu itorero, abagiriwe ubuntu bwo kuvukira mu muryango ukijijwe, papa na mama bakaba bakijijwe, iyo bamaze gukura barakuriye mu itorero, ese koko bazabakizwa byo cyangwa tuza twiha izina ry'abakijijwe nyamara tutarakizwa? Kubera iki? Kubera iki bino bintu nabyibajije? Kubera ko iyo ugerageje kubaza umwana cyangwa umuntu runaka wakuriye mu itorero ukamubaza ndetse wakijijwe ryari, aza kubwira umwaka yabatirijwemo, nyamara kubatizwa ntibisiguye gukizwa. Iyo ugerageje kubaza umuntu ese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ryari kugira ngo ube witwa ko wakijijwe, akagerageza gutekereza kuri icyo kintu, niba nawe warakuriye mu ikanisa kugeza magingaya bikaba byitwa ko wakijijwe, ibaze ese nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ryari? Dusubizanye muri comment section. Kubera iki? Kubatizwa ntibiraba insiguro, igisobanuro cyo gukizwa. N'ijambo ry'Imana ribivuga neza ko kubatizwa ari ikimenyetso, kandi ahantu hose ikimenyetso iyo kicitwa ikimenyetso ntikiba gihamya neza icyo kintu bisho, hakenewe igihamya, conviction y'umuntu cyangwa umutimanama w'umuntu ukabihamya ati njyewe nakoze kino kintu cyangwa cyabaye mpari. Bisobanura iki? Bibiliya itugaragariza umuntu wakijijwe byo cyangwa kugira ngo ukizwe uko bigenda inzira bicamo. Abaroma ibice 10:9 haravuga ngo nuzatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukabyizeza umutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Ko niko ijambo uwo murongo uvuga. Nuzatuza akanwa kawe ukabyizeza umutima wawe, uzakizwa. Umurongo w'icumi wo akavuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza ngo akabagwaho gukiranuka, ngo wabyatuza akanwa ngo ukabagwaho ngo ugakizwa. Rero iyo ugerageje kwibaza ese nakijijwe ryari, icyo gisubizo byakugora kukibona. Kubera iki? Wakuriye muri Sunday school, after Sunday school you join ikanisa ry'abantu bakuze, batangira kukubwiriza amakuru ya ba Yohana, unaretse ba Yohana mu isezerano rya kera, ba Dawudi ukuntu yishe bamukawuriya bawuriye, ukuntu ibintu byinshi, amakuru menshi, agatangira kukuzura mu mutwe. Niko nawe wawe ugenda ukura, wamara kugeza imyaka 17, 18, 19, 20, babaza mu ikanisa ngo dushake liste y'abanyabubatizo, nawe ugahita ujoininga iyo liste ngo ishaka kubatizwa, nyamara muri wowe uhamya n'umutima wawe neza ko utarakizwa. Kubera ko igerageza kwibaza ni ryari natuye bino bintu ko Yesu ari umwami w'ubugingo bwacu, ni ryari wabyijeje umutima wawe? Kuko uzagerageze kureba iyo mu ikanisa batubwira ngo
nimugende musohora ubutumwa bwiza, nimugende mubwiriza abakibabaye, nimugende kuko byanditswe muri Matayo ibice 28 haravuga ngo nimugende mubwirize amahanga kuba abigishwa banje, ngo nibakizwa muzababatizwa, nibagira gute nibakizwa, rya jambo twatangiriyeho mu Baroma ngo nibabyatuza akanwa kabo ko Yesu ari umwami bakabyizeza umutima wabo ngo bazakizwa. Rero iyo ugerageje kubiba ya mbuto ikagwa ku butaka bwiza, praise Jesus, cyangwa se mu yandi majambo ukabona bakirizwa, ukabona bakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uzubatuza, ukabatuza ibyaha byabo, ukabatuza ko Yesu ari umwami n'umukiza, none ukabatuza wewe ibyo utaratura. Sinzi kwa kakantu kumvikanye. Noneho kugira abantu ngo baresite resitansiyo yanditswe mu gitabo, wewe wawe uyisoma, tuba wawe uyisoma, woba wawe uyisoma, ba bandi baba bagusubira inyuma ibo nibo baba baresita. Bisobanura iki? Kwatuza abantu nyamara wowe utaye watura. Ni nk'ibintu wafashe mu mutwe ariko ntiwazatuza akanwa kawe bivuye ku mutima ngo byizeze umutima wawe. Wamara kwatuza ba bantu ukabatuza ko Yesu ari umwami n'umukiza, bamara bakabyizeza imitima yabo, ibo bya bintu iyo babishize mu buzima baza bahindukirira Imana, kuko gukizwa ni uguhindukira ukava mu byo wari urimo ukayoboka iyindi nzira. Yesu ashimwe cyane. Twebwe impamvu byitwa ko twakijijwe nyamara ari ukubatizwa gusa mu mazi menshi, nuko duhera muri ka kantu gusa ngo twarakijijwe, tiduhindura ingeso, tiduhindure buri kimwe, tugahera muri ka kantu gusa ngo twarakijijwe, ariko tugikora za ngeso mbi kandi tukazikorera mu ikanisa ry'Imana. Nico kiza kiba kibi cyane. Kubera iki? Ijambo ry'Imana mu migani yazambwira ngo nimugera no mu itorero ngo muzarinde ibirenge byanyu. Bisobanura iki? Twebwe tukaguma gukinira hantu hejejwe, byitwa ko twakijijwe nyamara twarabatijwe mbere yuko dukizwa. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira mu Bakorinto ba 2 ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo ababaye icaremwe gisha, ngo ibyakera biba bishize, ngo nuko byose biba bihindutse kuba bisha. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ukamaramo igihe ntibiba bisobanuye ko ugiye gusaza, oya. Ahubwo uko kuguma muri Yesu Kristo niko tuguma kongererwa imbaraga. Praise Jesus. Niko Kalebu yabivuze abamaze kugera mu gihugu cy'isezerano, ashatse gusaba umugabane wiwe, bashaka kumwumvisha kwa shaje, arababwira ngo uko nari meze mu myaka 40 ishize, za mbaraga nari mfite ngo na n'uyu munsi nizo ngifite. Bisobanura iki? Kuba mu bushake bw'Imana, kuba muri Kristo Yesu bitugira abashasha by'igihe kirekire, tukaguma kwakira izindi mbaraga. Praise Jesus. Duhabwa imbaraga turi muri Kristo Yesu, duhabwa imbaraga tubabasha, duhindukirira kuba ba Kristo. Iyo ukijijwe rero uba ufashe wowe wanyawe, wowe karemano, ukavuga ngo ndakubambje ku musaraba, nakiriye undi ugiye kugenga ubugingo bwanje, nakiriye undi ugiye kugenga ubuzima bwanje. Kubera ko when you receive Jesus as your king and savior of your life, you bring your life to him. Praise Jesus. Akabona uko akumurikira ubugingo bwawe, kuko iyo umuntu akiri mu isi aba acuze umwijima, aba ari mu mwijima, ariko kubera ko Yesu Kristo, Abaroma ibice 4 ngo Kristo ni urumuri, ni umuco, ngo iyo akumurikiye uzuhabwa nawe kuba wa muco. Praise Jesus. Rero gukizwa kwacu twebwe abakuriye mu ikanisa nuko mbere y'uko ubatizwa, za nyigisho zo kubatizwa tukwiriye kwakiriramo Kristo nk'umwami n'umukiza. Apana kutwigisha nk'abategereje gusa amazi gusa bisanzwe, oya.
twigishwe nk'abategerejwe. Niba utaramwakiriye ngo uzatuza akanwa kawe, aka ni akanya keza, aka ni akanya keza kugira ngo wongere uzatuza akanwa kawe uvuge ngo Mana, nagendeye imyaka myinshi mu buyobe, iki ni cyo gihe kugira ngo wemere uyobore ubugingo bwanje, wemere unyobore, wemere ubwenge bwose muri nje. Praise Jesus. Numara uzizeza umutima wawe, numara uhindukire, urebe ngo Imana iraganza ubuzima bwawe, ngo Imana irayobora ishuri, ngo Imana irakuyoborera mu nzira nziza. Ubuntu n'amahoro bibane nawe.